السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ما زلنا نعلق على كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. شينغي يكوزو بكري الله سبحانه وتعالى أمر الميشاء بساكارك وسوز لجنونا وهنوزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي وينا وسهجين دوبنا ومكرشين نازكم إذا مكرشين كزاجزكم سميرك تسوى الله سبحانه وتعالى قلت سياد الشرم راونغا اللهم آمين. عباد الله، بقرقوا الله سبحانه وتعالى dukomeje kurebera hamwe amasomo yesira cyangwa samateka aboneka mu gitabo Rawdatul Anwar, amateka y'Imana aboneka mu gitabo ubustani bw'urumuri mu mateka n'imibereho by'umuhanuzi watoranyijwe ariwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umunsi w'ejo twari twagarukiye kuri shuba cyangwa kuri shubuhat, urujijo aba bangikanyamana bimaka bahaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cyangwa bateraga kugira ngo babangamire bakome mu nkokora ubutumwa nivuga ubutumwa ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banayihinyure kubyo yavugaga. Twagarukiye aho umwanditsi rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mujiri muwajirati falamma radda shubhatihim hadhihi, bamaze gusubizwa urujijo bimukiye kurundi batangira kwisaba ibimenyetso atari kugira ngo bayemere, ahubwo babikoreye gutsimbarara no kwinaniza. Nuko hagati yabo n'intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, habaho impaka. Muri izo mpaka turazanamo zimwe nk'uko twabivuze ejo. Qala amma qadiyatu at-tawhid فكانت رأس القضايا وأصل الخلاف. إنه كبيجندني نوجو هريرة الله سبحانه وتعالى أما سنجيش التوحيد الألوهية، توحيد الألوهية، توحيد يتكو الألوهية يبيجندني نوجو هريرة الله سبحانه وتعالى أما سنجيش كجرجرة الله سبحانه وتعالى وينينه ichoni cyaro musingi wo kutavuga rumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko abangikanye Imana ubusanzwe bemeraga Allah subhanahu wa ta'ala, bakamwemera ubwe, bakemera ibisingizo bye ndetse n'ibikorwa Allah subhanahu wa ta'ala yihari, kubera ko bemeraga ko Allah subhanahu wa ta'ala ari ugwisha imvura, ari uhinduranya amanywa n'ijoro. Ibyo barabyemeraga, banahamyaga ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we waremye ibirere n'isi ndetse n'ibiri hagati yabyo. Bakanemera nanone ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we waremye buri kimwe, akaba umwami, akaba ari n'umwami ufite ubwami bw'ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo mu kuboko kwe, ndetse akaba anafite ubwami bwa buri kimwe, akabutanga amafunguro, uyaha abantu, amatungo, inyamaswa, akanaha buri cyose gifite ubuzima, akanaba Allah subhanahu wa ta'ala ugenga ibiri mu birere n'isi, akanagenga buri kanini na gato. Allah subhanahu wa ta'ala akanagenga buri kanini na gato, kugeza ubwo agenga agato kurusha ibintu byose, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala yanagengaga agato kurusha ibindi mu by'abantu babona nk'urushishi. Ibi mushriku Quraysh, ababangikanye Imana baba Quraysh barabyemeraga byose, bakabyemera kuri Allah subhanahu wa ta'ala, bakanemera ko ari we nyagasani w'ibiri mu birere no mu isi ndetse n'ibiri hagati yabyo, akaba na nyagasani wa arshi ihambaye, ndetse akaba na nyagasani wa buri kimwe, wacishije bugufi izuba. Allah subhanahu wa ta'ala yacishije bugufi izuba, ntiribasha kudutwika, iraza rikagira icyo ritumarira ariko ntiridutwika. Ukwezi, inyenyeri, imisozi, ibiti, inyamaswa, amajini, abantu ndetse n'abamarika, ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala niwe bicishije bugufi, byose bikaba byicisha bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, urinda uwashaka icyo ashatse mu gihe atarinda uyageneye ibihano, utanga ubuzima n'urupfu, akora ibyo ashaka, akanategeka ibyo ashaka, kandi ntawe uvuguruza itegeko rye cyangwa se icyo Allah subhanahu wa ta'ala yageneye. Ibi byose byari imyemerere yabo.
barabyemeraga, nta na kimwe muri byo bashidikanyagaho. Icyo batumvaga gusa ni ukugaragira uyu Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, niryo ryari itandukaniro, nacyo batashakaga kumva kino Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubwira. Wa hum ba'da hadha liqarar as-sarih li tawhidillah subhanahu wa ta'ala, ariko abandikanya Imana nyuma yuko guhamya gutomoye ko Allah subhanahu wa ta'ala ubwe, guhamya Allah subhanahu wa ta'ala ubwe n'ibisingizo bye ndetse n'ibikorwa bye byihariye, baranavugaga bati Allah subhanahu wa ta'ala yahaye bamwe mu bagaragu be babatoni kurusha abandi nk'abahanuzi, intumwa, abakunzi be ndetse n'abakora ibikorwa byiza, kuba hari icyo bashobora kuba bakora hano ku isi bakaba babikora ku bushake bwe, nko gutanga urubyaro, guhagarika amakuba, gukemura ibibazo, gukiza abarwayi n'ibindi. Uko intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala muri zo hari zabashaga kuvura abantu zigakiza uburwayi bi'idhnillah ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ka Isa alayhi salatu wassalam. Nka Isa alayhi salatu wassalam yajyaga akiza uburwayi ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakavuga ko Allah subhanahu wa ta'ala yabibahaye kubera ko ari abatoni, aba bakunzi ba Allah n'intumwa n'abahanuzi yabibahaye kubera ko ari abatoni be no kubera icyubahiro bafite kuri we. Bityo kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye ubushobozi, bakemura bimwe mu bibazo by'abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo butagaragarira buri wese, ndetse bakanakuriraho abantu amwe mu makuba, bakabakinga bimwe mu byago. Ibi byose nibyo bemeraga, bakegereza Allah uwo bishimiye muri bo, ndetse bakanamuvuganira ku Mana. Wal mushrikun ala asasi za'amihim hada, abangikanya Imana bashingiye kuri ibyo bagize abahanuzi n'abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'abakoraga ibikorwa byiza babagira abahuza babo n'Imana, aha ni ikibazo cyari kiziye, maze bahimba ibikorwa bajya bakora bigatuma biyegereza babakunzi b'Imana, ari bo intumwa n'abahanuzi ndetse n'abakora ibikorwa byiza, banashaka ko babishimira ibyo bintu bya Allah subhanahu wa ta'ala bibishimira. Bityo bajyaga bakora ibyo bikorwa bakanabicishaho bugufi, bakanabasaba ko babakemurira ibibazo byabo, ndetse bakanabasaba ubufasha igihe bakomerewe. Ibi babikoraga nyuma yuko banapfuye, bakanabikingaho ngo babarinde ibyo batinya. Akaba yagenda ku kabri y'intumwa runaka, cyangwa se ku kabri y'umukunzi wa Allah subhanahu wa ta'ala wapfuye, cyangwa se uwakoraga ibikorwa byiza wari uzwi wapfuye, bakamusaba ibi byose, bakamwikingaho ngo abarinde ibibazo, bakamubwira ibibazo, bakamurondorera ibibazo by'umuryango ufite, bakanamusaba akabibarinda. Ibi byose rero ni shirki ndetse n'ibangikanya Imana bakoraga. Amma al-a'mal allati ikhtara'uha litaqarrubi ilayhim fahiya, naho ibikorwa bahimbye kugira ngo babiyegereze, nuko bashyiriyeho bari abahanuzi, abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, n'abakoraga ibikorwa byiza ahantu h'umwihariko. Babashyiriye ahantu h'umwihariko, bahabubakira amazu, maze bashyiramo ibibumbano byabo, bikoze mu mashusho yabo, kubo bari bazi y'ukuri cyangwa se ayo ubwabo bitekerereje. Bakaba batekereza ngo umukunzi wa Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa umuhanuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala runaka yasaga gutya, bakamukorera ikibumbano bagendeye ku bitekerezo byabo. Hari nubwo basangaga imva za bamwe bari abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abakoraga ibyiza nk'uko babyibwiraga, maze bakazubakira amazu, ariko ntibabakorere ibibumbano by'amashusho yabo. Hanyuma bajya aho ibyo bibumbano ndetse n'izo mva biri, bakabihanagura ndetse bakanahashaka imigisha, bakanahazenguruka, bahakorera icyo bita tawaf, bakahaha icyubahiro n'ikuzo, bakahatangira ibitambo, bakanahigira imihigo y'ibyo bazakora, ndetse nibaramuka bakemura ibibazo ibyo bo bazakora, kugira ngo bashimire abo babona yuko ari abahanuzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se abatoni kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo babikoraga kugira ngo babyiyegereze ibyo bigirwamana, babishakaho n'ibyiza, bajyaga bahigira imbere yabyo, bakanabishimira
kubyo Allah abaha, yaba ibihingwa, ibyasaruwe, ibiryo, ibyo kunywa, amatungo, zahabu, feza, ibinezeza ndetse n'imitungo. Ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala yabahaga, babishimiraga abo ngabo kubera yuko nibo babaga banyuzeho, bakabona ko babibonye kubera bo. فأما الحرث والزرع والطعام والشراب والذهب والفضة والأمتعة، naho ibihingwa, ibyasaruwe, ibyo kurya, ibyo kunywa, zahabu, feza, ibinezeza ndetse n'imitungo bajyaga babitura ahantu hari imva zabariya bakoraga ibikorwa byiza, cyangwa se ku bibumbano byabo, babinyujije ku barinzi babaga barinze izo mva zabo n'inzu zabo mu buryo bwose ntacyo bashoboraga kuba bagira icyo batura batakinyujije kuri abo barinzi barindaga izo mva zabo, babonaga ari abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma dawabul an'am, naho kubigendanye n'amatungo bajyaga babitura biriya bigirwamana mu nzira zitandukanye. Hari ubwo bajyaga bareka kubaga itungo ngo bariterekera mu izina rya bariya bakunzi b'Imana na bariya bakoraga ibikorwa byiza bari mu mva, nabo bakoreye ibibumbano, bakabikora mu rwego rwo kubiyegereza no kwishimirwa nabo. Iri tungo bararyezaga, ntihagire ikibi na kimwe kirijyaho, kubera ko ryabaga ari itungo riteganyirizwa guturwa ibyo bigirwamana byabo, rikarisha aho rishaka, rikajya aho rishaka. Hari nubwo baritambiraga ku mva zabo cyangwa se ahantu h'umwihariko wabo, hari nubwo baribagiraga ahandi, ariko mu gihe bari kuribaga bakavuga amazina yabo aho kuvuga izina rya Allah subhanahu wa ta'ala nyir'ubutagatifu. Urabizi ko ubusanzwe iyo umuntu agiye kubaga itungo kubera Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati bismillahi Allahu akbar, ku izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niwe Imana niyo nkuru, Allah Imana niyo nkuru. Ariko bo bavugiragaho amazina yaba y'ibi bigirwamana byabo. No mu bikorwa byabo bakoraga harimo umunsi mukuru bakoraga rimwe cyangwa kabiri mu mwaka, bawizihiriza abakunzi b'Imana n'abakora ibikorwa byiza, bakajya ku marimbi yabo n'ahantu babaga bari hose. Bityo barateraniraga mu minsi runaka, bakahakorera ibirori, bakahakorera buri kimwe cyose gituma babona imigisha yabo, babikoraho ndetse banabizenguruka, banahigira, bakahatangira ibi n'ibitambo. Kuri iyo minsi mikuru nanone, iyo minsi mikuru yabaga igizwe n'izi ibada zabo, nuko kugaragira ibigirwamana kwabo, harimo kuba bazenguruka izo mva n'aho biri, no guhiga imihigo ndetse no kuhatangira ibitambo n'ibindi. Byabaga bimeze nk'igihe ngarukamwaka, uwa bugufi, uwa kure, umunyacyubahiro ndetse n'usuzuguritse bitabiraga ibi birori, kugira ngo buri umwe avuge umuhigo we ndetse anagere ku cyo ashaka. قال كان المشركون يفعلون كل ذلك بهؤلاء الأولياء الصالحين تقربا إليهم. Ibyo byose abangikaye Imana babikoreraga abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abakora ibikorwa byiza bose, kugira ngo babiyegereze ndetse banabashimishe, babere abahuza hagati yabo na Allah subhanahu wa ta'ala. Bo baravuga bati turabikora kugira ngo aba bantu batubera abahuza hagati yacu na Allah subhanahu wa ta'ala, biringiye ko ari bo babagereza ibikorwa byabo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bakanabavuganira kuri we, hanyuma bakajya babasaba kubakemurira ibibazo byabo ndetse no kubarinda ibibi, biringiye ko bumva ibyo bavuze. Banizeraga ko ibyo bavuze aba bantu bari mu mva niyo bibumbano bari kubibwira bibyumva, ariko ukuri nuko ntabwo byashoboraga kubyumva. Nta nubwo umuntu uri mu mva yumva ibyo abantu barimo baramusaba, bakaniringira ko basubiza ibyo babasabye, bakabakemurira ibibazo byabo. Ibyo bakabikora ku giti cyabo cyangwa se babinyujije ku bakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abakora ibikorwa byiza ngo babavuganire kuri Allah subhanahu wa ta'ala. فكان هذا هو شركهم بالله. Ibyo byose bakoraga byari bangikanya Imana ryabo, no kubagaragira mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, no kugira abagaragirwa mu cyimbo cye, no kubagira abagaragirwa mu cyimbo cye, no kubagira ababangikanywa na Allah subhanahu wa ta'ala. Abo bakunzi ba Allah n'abakora ibikorwa byiza ndetse n'abandi nkabo bari bigirwamana by'ababangikanya Imana. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد,
nuko ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari itangiye noneho guhamagarira abantu kuyoboka Imana imwe rukumbi no kureka gusenga ibyo bagize ibigirwamana n'ibyo bagize Allah subhanahu n'ibyo basenga mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo byarabagoye, byagoye ababangikanye Imana, barabihakana, baranabyamagana, baravuga bati n'ubugambanyi bwateguwe bugamije ikindi kitari cyo bagaragaje. Banavuga amagambo agaragara mu murongo wa Qur'an ugira uti, umurongo uboneka muri suratu Sad aya 5 kugera ku ya 7, baravuga bati aja'ala al-alihata ilahan wahida, ese Muhammadi arashaka ko imana zacu zose ziba imana imwe? Mu by'ukuri iki ni ikintu gitangaje, maze ibikomerezwa muri bo bigenda bivuga biti nimugende munambe ku mana zanyu. Mu by'ukuri uyu ni umugambi wateguwe, ibi ntitwigeze tubyumva mu myizerere yo hambere, ibi nta kindi biri cyo usibye kuba ari ibihimbano. Thumma لما تقدمت الدعوة وقرر المشركون الدفاع عن شركهم، nyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaze kubahamagarira kwemera Imana imwe, nabo bamaze kwemeza ko bagomba kurinda ibigirwamana byabo. No kuvuga ngo Imana bahamagariye kwemera Imana imwe, barahakana, barananangira, baravuga ati ahubwo twe tuzarinda ibi bigirwamana byacu, tuzarinda iribangikanya Imana ryacu, tuzakomeza kurikora. Ndetse na nyuma yo kugira ibiganiro mpaka n'abayisilamu kugira ngo ahagarike uko guhamagarira kuyoboka Imana imwe, no kugira ibiganiro mpaka nabo kugira ngo ahagarike uko kuyoboka, uko kubwira abantu ngo bayoboke Imana imwe, n'abayisilamu kugira ngo bakanatesha agaciro ibimenyetso byayo mu bayisilamu, nibwo bagaragarijwe ukuri kw'ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabahamagariraga mu buryo butandukanye. Barabazwa bati niki cyabamenyesheje ko Imana iha abagaragu bayo b'abatoni kugira icyo bakora mu byo kwisi cyangwa mu kirere? Izi ni shubha, ni ibyo babajijwe nabo kugira ngo barebe nimba babibonera ibisubizo abo bangikanye Imana. Niki cyabamenyesheje ko Imana iha abagaragu bayo b'abatoni kugira icyo bakora mu byo kwisi cyangwa mu kirere, kandi ko bafite ubushobozi nk'uko mu bikeka bwo kubakemurira ibibazo no kubakuriraho ibibi? Ese mwaba muzi ibyihishe cyangwa ibyo mwabisanze mu gitabo mwazunguye ku ntumwa cyangwa se ku bumenyi? Allah agaragaza izi mvugo zabo, aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati yaqulu jalla wa ala fi ayati at-tur, Allah subhanahu wa ta'ala agira ati am indahumul ghaib fahum yaktubun, cyangwa bibwira ko bazi ibyihishe bakaba bandika ibyo bishakiye badakeneye ibyo babwira. Aha Allah subhanahu wa ta'ala yabwiraga ababandika Imana. Wa qala ta'ala, nanone Allah subhanahu wa ta'ala agira ati ituni bikitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin, ngaho nimunzanire igitabo cyahishuwe mbere y'iyi Qur'ani, cyangwa ibisigisigi by'ubumenyi bigaragaza ukuri kw'ibyo musenga, niba koko muri abanyakuri. Wa qala ta'ala, nanone Allah subhanahu wa ta'ala akavuga agira ati ese mufite ubumenyi bw'ibyo muvuga ngo mubutugaragarize? Ahubwo mwe mugendera ku gukerensa gusa, kandi nta kindi mukora uretse kubeshya. Nanone wakana min at-tabi'i an ya'tarifa al-mushrikun bi annahum lam yattali'u 'ala al-ghayb, ibi bibazo babajijwe ntabwo bari bifitiye ibisubizo. Byari bisanzwe ko ababangikanye Imana bemera ko batabona ibyihishe, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yarababaje, nuko intumwa y'Imana yari babajije niba bazi ibyihishe. Byari bisanzwe ko bemera ko batabona ibyihishe, kandi ko ibyo batigeze babibona mu bitabo by'abahanuzi cyangwa babikure ku bamenyi. No kuvuga ngo ibyo bakoraga nta hamwe byari byanditse, ndetse nta n'uwari warababwiye kubikora. Aho basubiza igisubizo gisuzuguritse, bagira bati ahubwo dukurikira ibyo twasanganye abakurambere bacu, Iyo ngiyo ntago ihagije kuba impamvu yo kuvuga yuko uri kukuri, kuko abakurambere bawe nimba bari bari ku buyobe, ntabwo wowe ugomba kuguma ku buyobe, ugomba kugaragara. Igihe ugaragarijwe ukuri ugomba kugukurikira. N'ahandi Allah subhanahu wa ta'ala yabavuzeho mu bisubizo batanzeho, bagira bati inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun, mu by'ukuri twasanze abakurambere bacu ariyo nzira bariho, bityo natwe twarabakurikiye
bityo natwe turabakurikira. Wa bihadha aljawab tabayyana ajzuhum, kubera iki gisubizo bahawe byagaragaye ko ntacyo bishoboreye ndetse nta n'icyo bazi, nibwo babwirwaga bati mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala ni uzi, nyamara mwe ntacyo muzi, bityo nimwumvire ibyo Allah subhanahu wa ta'ala nyir'ubutagatifu avuga ku byerekeye biriya bigirwamana muyibangikanya nayo. Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati mu by'ukuri ibyo musenga bitari Allah subhanahu wa ta'ala ni ibiremwa nkamwe, nta kindi biricyo. Ay innahum la yaqdirun, bisobanuye ko ntacyo bishoboye mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yihariye, mu bikorwa Allah subhanahu wa ta'ala akora ubwe yihariye, ibyo musenga ntacyo bishobora gukora na kimwe, nk'uko namwe ntacyo mushoboye mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yihariye. Bityo mwe nabyo muri kimwe mu kuba ntacyo mushoboye, yaba abasenga n'ibisengwa, mwese muri abanyantege nke, ntacyo byabamarira, namwe ubwanyu ntacyo mushobora kubimarira. Kubw'iyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yarabategeye, arababwira ati yabahaye intego kugeza na n'uyu munsi nta mubangikanyamana n'umwe wari wabasha guhigura uwo muhigo, cyangwa se wari wabasha gushyira mu bikorwa no guhinyuza ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze kuri iyi ntego yashyizeho. Allah subhanahu wa ta'ala yarababwiye mu kuboneka muri suratu Al-A'raf aya 194. Allah arababwira ati fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Allah yarababwiye ati ngaho ni mubisabe maze bibasubize niba koko muri abanyakuri. Allah arabizi ko biriya bigirwamana nta bwenge bifite ndetse nta n'icyo bishobora kwimarira. Arababwira ati mubisabe bibasubize, tubone ko noneho bifite ubushobozi nk'ubwo Allah subhanahu wa ta'ala afite. Wa qala ta'ala, nanone Allah subhanahu wa ta'ala arababwira ati naho ibyo musenga bitariwe ntacyo bitunze, habe n'agashishwa k'urubuto rw'itende, habe n'agashishwa k'urubuto rw'itende. Kuko ikigirwamana basenga na za ntumwa n'abahanuzi bakoreye ububumbano basenga ubwabo ni ba maskini, barapfuye bari mu mva zabo, nta kintu na kimwe bifite, nta bushobozi, nta kintu bitunze, habe n'agashishwa k'urubuto rw'itende. Allah akomeza agira ati munabisabye ntibyakumva ubusabe bwanyu, binumvise ubusabe bwanyu, turuvuge ko bishobora kumva ubusabe bwanyu nubwo bidashoboka. Allah subhanahu wa ta'ala ati binumvishe ubusabe bwanyu, ntabwo bigaragaza ko bishobora kubwumva, ahubwo ni ukubagaragariza ko ari n'ibishoboka ko byakumva ubusabe bwabo. Ibi bigirwamana ntibyabasubiza, ndetse ku munsi w'imperuka bizahakana ibangikanyamana ryanyu. Ni ukuvuga ibi byose basenga mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala bizahakana ibangikanyamana ryabo. Kandi nta wakubwira inkuru y'ukuri nk'umuremyi wa byose ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tugarukire ahangaha, insha Allah tuzakomeza mu cyumweru gitaha isomo rya